Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero intumwa. Bavandimwe, nimwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we Nyagasani. Nimuhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzagira icyababaza ku byerekeye ukwizera kwanyu. Nyamara ariko mujye mubikorana ubugwaneza n'icyubahiro, kandi mufite umutima utaryarya, kugira ngo nibabanabeshyera abasebya imigenzereze yanyu muri Kristo bazakorwe n'ikimwaro. Koko rero icyaruta ni ukubabazwa mukora neza, niba ariko Imana ibishaka, aho kubabazwa mukora nabi. Koko rero Kristo ubwe yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu, bityo nubwo ari intungane apfira abagome, kugira ngo abayobore ku Mana abanje gupfa ku bw'umubiri, hanyuma agasubizwa ubuzima ku bwa roho. Iryo ni ijambo ry'Imana.